Ndabashuhuje bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, mwese abo dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, aho muri hirya no hino, Imana nibishimire kandi ibahe umugisha. Ni mwene so Ribanje Jean Claude, umubwirizabutumwa bwiza mu itorero rya ADEPR, paruwasi ya Runda, umudugudu wa Ruyenzi, ururembo rwa Nyabisindu. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere, umurongo wa 18. Luka igice cya mbere umurongo wa 18, handitse ngo Zakariya abaza marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Dusubiremwo. Zakariya abaza marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Turongera dusome muri icyo gitabo nanone mu bice byaho 18, umurongo wa 27 nawo muri icyo gice cya 18, haravuze ngo arabasubiza ati, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Arabasubiza ati, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana nihabwa icyubahiro kandi nitugirire neza. Aya magambo dusomye yose numvise twareberamwo ijambo rimwe nise ngo Imana mu bidashoboka, cyangwa se imikorere y'Imana mu bihe bisa nk'ibidashoboka. Ijambo ry'Imana dusomye muri Luka, tubonye umusaza w'umutambyi witwa Zakariya wagiraga umugore witwa Elizabeth. Aba bombi Bibiliya igaragaza ko bari abakozi b'Imana. Zakariya yari umutambyi, ndetse umutambyi mukuru mu batambyi, nk'uko ibihe byabo byagendaga birutana bitewe n'icyo umuntu ashinzwe mu murimo w'Imana. Ntatinze cyane, twese turabizi ko bari barabuze umwana. Hariho iyo abantu bamaze gushakana, nta kindi baba bategereje n'umwana. Iyo umwaka urenze, abantu batangira gusenga babaza Imana uko bimeze, ndetse muri icyo gihe n'abahanuzi babahanura bababwira bati Uwiteka arabikoze. Ndetse biba bikinoroshye kwizera, kuko umuntu aba yumva nyine bishoboka hafi aho, avuga ati uko biri kose ubwo uyu ushize undi uzaza ntacyo bizakunda. Abahanuzi icyo gihe baba ari benshi bahanura bavuga bati biraje, birasohoye. Hanyuma iyo ibaye 2, 3, 4, hatangira kubaho gukekakekana. Umugore atuma umugabo azanca inyuma, umugabo atuma umugore azanca inyuma. Hanyuma icyo gihe abahanuzi batangira kugenda kure y'urwo rugo, kuko usanga abavuga ati ibintu nahanuye ko mbihanuye kane, noneho ndagenda muri ruya rugo ndahanura yo nguki. Imana itugire neza cyane. Hanyuma bikazagera ku rwego rero imyaka yaba myinshi abantu bakiyakira. Nibyo byari byarabaye kwa Zakariya. Bo bari bageze ku rwego rwa nyuma rwo kwiyakira, aho Zakariya yari yaramaramarije kuzakomeza gukorera Imana adacitse intege. Hanyuma Elizabeth nawe amuri inyuma nk'umukecuru wo kumufasha mu murimo w'Imana. Iby'umwana barakuyeho bavuga ati iki ntituzagipfa nayo. Elizabeth akabwira Zakariya ati uko biri kose aho ngeze ntabwo naba ntaraguciye inyuma mu myaka y'ubukumi ngo nguce inyuma nshaje. Zakariya nawe ati nuko. Mbese bari bageze ku rwego rwo kwiyakira rwose. Imana rero dusenga iratangaje cyane. Haleluya. Imana yacu dusenga
iratangaje cyane. Bibiliya yatubwiye ngo hari ibintu bidashobokera abantu ariko ku Mana bishoboka. Kandi ririya jambo rishatse kugaragaza ko hari n'ibintu bishobokera abantu nyine. Hakaba n'ibitabashobokera. Haleluya. Mu bidashobokera abantu rero, Imana yafashe umwanzuro ko ariyo izajya ibiserukamwo ikigaragaza. Imana nihabwa icyubahiro. Muraza kwihangana, ndarwaye amagripe maze igihe kinini, maze iminsi ndwaye, ntabwo ari kinini cyane ariko maze iminsi ndwaye, ariko ndi kugenda ntora agatege. Igihe kimwe Zakariya ari mu murimo wo gukora umurimo w'ubutambyi, igihe cye cyageze, agiye kubonabona marayika. Haleluya. Imana yohereza marayika. Nimwumve ko Imana nayo yari ibizi neza ko itakohereza umuntu itakohereza umuntu ngo kwa Zakariya babyumve, kuko nta n'uwari kujyayo. Nta n'uwari kujyayo. Hari abantu baba barageze kuri urwo rwego. Hari umunsi umwe nkibaza Kigali, umuntu Imana igeze nk'ubutumwa bwo gushyira urugo rumwe rwari rwarabuze umwana mu Gatenga. Hanyuma mpageze ndabaganiriza, nza kubabwira icyo Imana yantumye. Umugore yahise yinjira mu nzu vuba yiruka, aragenda azana liste, urupapuro rwanditseho amazina y'abahanuzi baje mu rugo rwe. Arabasomera, bamwe nkajya numva ndanabazi. Ambwira ati iyo Mana ibatuma ko mumaze kwa 70 ingahe yazakoze ibyo yavuze uhereye ku wa mbere, bimeze bite? Irashaka kugwiza umubare wo kubatuma iwanjye ko Imana impaye umwana. Ndamureba ndamubwira nanjye nyandika nawe nanjye nyandika, nanjye mpanuye uko natumwe, ariko wenda ntawamenya ari gihe wasanga ndi uwa nyuma niba umubare w'abagomba kuguhanurira wuzuye. Imana ishimwe yamuhaye umwana. Imana yabonye ko nta wundi yakohereza usibye marayika. Marayika w'Imana. Haleluya. Ngo araza ahagarara iburyo bw'igicaniro avugana nawe amagambo akomeye. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yacu ni Imana igiseruka mu bintu bimeze nk'ibidashoboka, igaseruka igutunguye. Rabi, igutunguye utatekerezaga, mbese uri ahantu wibaza ngo biragenda bite. Marayika amubwira amagambo akomeye cyane, agerageza kumusobanurira zimwe mu mpamvu zatumye atinda kubona umwana. Zirimwo kuko yamubwiye ko agiye kubyara umwana. Ngo amubone ku murongo wa 12 ngo Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezezwa no kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'Umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa Umwuka Wera uhereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisiraheli azabahindurira kuba ku Mwami Imana yabo. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ubuhanuzi bwa Eliya, mu mwuka n'ububasha bwa Eliya. Asanganye imitima y'abase n'iy'abana n'iy'abatumvira Imana. Azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo ategure ubwoko bwatunganijwe Umwami Imana. Haleluya. Ibyo nibyo byari byaratindije Yohana, nibyo byaratindije Zakariya kubona umwana. Hari ibintu Imana yari igitegura, ikintu mu kindi, ikintu ku kindi, ngo nzabihuza n'ibi, ibi nzabihuza n'ibi, ibi bizakorerwa mu gihe iki n'iki, ibi bizagenda gutya. Azaza aje kuzuza ibi. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ni Imana igikorera mu gihe gisa nk'ikidashoboka. Ibintu bigaragara nk'ibidashoboka Imana ibiserukamwo. Kandi hari ibintu bijya bitera Imana gutinda. Itinzwa n'iby'igitegura, itinzwa n'iby'igishyira ku murongo, ishaka ko ibintu byayo byose bizazira rimwe kandi bikaza mu mwanya umwe, mu murongo umwe, mu nzira imwe, bije gutunganya icyo Imana ishaka ko bitunganya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi
ntabwo tujya twishima cyangwa ngo tunezerwe n'iyo tubonye akenshi ibyo dusengera n'ibyo tubwiye Imana twifuza ko yakora bitabaye mu gihe twatekerezaga. Ntabwo binezeza, ntibiryoha, kuko akenshi dushaka guhuza igihe cyacu n'igihe cy'Imana, kandi ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka rwose. Imana ikorera mu gihe cyayo. Zakariya rero, kimwe mu bintu bikwereka ko yari afite toroma, yarageze ku rwego atacyumva ko byashoboka. Mu bintu byose Imana yavuganye nawe ngo abwira marayika ati ibyo umbwiye nzabibwirwa n'iki? Nzabibwirwa n'iki? Niyo yakuba ati dukurikije ibimenyetso dufite, ibimenyetso dufite biragaragaza ko Elizabeth yageze muri menopause. Ibimenyetso dufite biragaragaza ko mu rugo rwacu gusama no gutwita bidashoboka. Ibyo nzabibwirwa n'iki? Nzabibwirwa n'iki ko nshaje ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Nimwe akabwira Imana ati ibyo uri mumbwira usa watinze kubimbwira, uje mu gihe byarenze, uje mu gihe bitagikunda, uje mu gihe bitakimeze neza. Imana idufashe cyane. Hanyuma marayika nawe amwisobanuraho. Haleluya. Aravuga ati jye Zakariya ndi marayika Gaburiyeli, ubu tuvugana mvuye imbere y'Imana nonaha. Haleluya. Ntabwo ndi umuntu, ntabwo mvuye Nyabugogo, mvuye imbere y'Imana nonaha, nintumye kukubwira ko ibyo bintu bizagenda gutyo. Imana idufashe kandi netugire neza cyane. Haleluya. Muri mugoroba marayika w'Imana aze ku buzima bwawe, yongere yubake icyizere cyo kwizera Imana nubwo ubona bisa nk'abikomereye. Marayika w'Imana yongera azi iwawe, yongera gukomeze, yongera gushyigikire, wongere wumva ushyigikiwe n'ijwi ry'Imana, n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Kandi ntutekereze ko ari buze mu bundi buryo, deja yageze ku buzima bwawe. Arimo arakubwira ngo humura, bizakunda. Nubwo ubona ibimenyetso ufite byemeza bigaragaza ko bitakunda, bitashoboka, ariko Imana ivuganye rabini nando sayini, ivuganye n'ubuzima bwawe. Nubwo uri kuvuga ngo ntizashoboka, ivuze ngo izabikora, izabikora. Haleluya. Hari ikintu kimwe cyantangaje muri aya magambo. Iyo usomye ku murongo wa 21, aho marayika yari arimo aganira na Gaburiyeli na Zakariya, Gaburiyeli aganira na Zakariya, aho bari bagirana ikiganiro, aho barimo baganira bavugana ibyabo. Zakariya bati ibi ntabwo ndabyumva neza. Marayika bimusobanurira. Birashoboka ko Bibiliya yavuze incamake. Bibiliya ku murongo wa 21 muri iki gice aravuga ngo abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero. Iryo jambo ndagira ngo ryumve cyane. Abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero. Mane tugire neza cyane. Hari abantu benshi bibaza batari kose uyu muntu igihe yasengeye ko abandi bashyingirwa ntashyingirwe, uyu muntu igihe yasengeye ko atinze mu rusengero, ko atinze mu idini, ko atinze muri korari, ko atinze mu kidiyakoni, ko atinze mu ivugabutumwa, ko atinze mu gitambyi, ko atinze mu mirimo iyi n'iyi, ko tubona atinze. Bimeze bite? Hari abantu baturambiwe, hari abantu bajya barambirwa bakaba batakoze. Ni Imana asenga, niyo yakoreye, niyo yizeye, iyo aririmba niyo mu ijuru, iyo abwiriza niyo mu ijuru, ngo abantu bari bari hanze batarakoze. Zakariya ko atinze ra, Zakariya ko atinze mu rusengero. Naho kumbi uwo bavuga ngo yatinze, Imana yururutse yatindanye nayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi bazi ko dutinze dukora ubusa, ariko Imana ishimwe ko twatindanye n'Imana. Imana ishimwe ko twatindanye n'Umwami. Imana ishimwe ko twatindanye n'Ishobora byose. Imana ishimwe ko twatindanye n'ivugana natwe. Iri kuduha ibimenyetso simusiga. Zakariya amuhaye ikimenyetso, atuma Zakariya ndi Uwiteka Imana yawe. Ikimenyetso gikwereka ko ibintu ubwiye ari byo, uraza kugobwa, uzongera kuvuga byemeye. Imana ishimwe. Iyo Zakariya asohoka nta kimenyetso afite, ariko mana nyagasani,
haleluya, 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 haleluya. Zakariya bari barambiwe. Impamvu adatera imbere, impamvu atagira icyo ageraho, impamvu yakoreye Imana akaba ari uri inyuma y'abandi, impamvu yakoreye Imana akaba adashyingirwa, impamvu yakoreye Imana akaba atagira akazi keza, impamvu yakoreye Imana akaba atagira urugo ruzima, Zakariya bari barambiwe. haleluya. Yaratindanye n'Imana hariya mu rusengero. Yari avuga ati nagutegereje igihe, bantegereze nanjye nagutegereje igihe, sinshaka kugenda utampaye amashira kinyoma, utambwiye, mu kirundi baravuga ngo nido, utambwiye akantu n'akandi ngo menye niba ari wowe uje koko. haleluya. Ndabifuriza gutindana n'Imana baririmbye, ndabifuriza gutindana n'Imana abadiyakoni, dutindane n'Imana abavuga butumwa, dutindane n'Imana abayobozi bacu, dutindane n'Imana abakristo. Reka dutindane n'Imana. Nidutindana n'Imana, nubwo tuzatinda kugira ibyo tugeraho, nubwo ari ibyo byaba ngombwa ko ari ibyo umuntu atinda kugeraho, abantu bakanabirambirwa batari ko se niba ari yasenga ko ntaho agera, ariko hari umunsi umwe Imana igikorera mu bimeze nk'ibidashoboka, mu gihe abantu bihebye, mu gihe abantu bataye ibyiringiro, bibaza ngo bizagenda bite. haleluya. Imana izakora. Imana ishimwe. Imana izakora. Imana iziyerekana. Imana izatabara. Imana izahindura ubuzima. Imana izahindura amateka. Imana izakora ibikomeye. Imana ishimwe cyane. Imana izakora ibikomeye ku bayinanzeho, ku bayihanze amaso, ku bantu batindanye n'Imana. haleluya. Ngo bari bategereje. Hari ikintu kimwe cyanejeje bene data, iyo Imana yaje iba yaje. Zakariya, Imana yabonye yuko ibyo imubwiye n'ibimenyetso imuhaye, nasohoka inkuru ahera ku rusengero, ahera ku muryango, aza guhera ku muryango abwira abantu ati irambwiye, ahura n'abana, irambwiye, ahura n'abakecuru, irambwiye, ahura n'abasaza, irambwiye, tuvuganye nayo, twabonanye, niyimbwiye, niyo natindanye nayo. Imana iravuga ati abantu ndabazi, henga nkwereke. Ishyiramo agafunguzo ngo iramufunga. Aho asohokeye ngo asohoka aca amarenga. Zakariya bite? Agaca amarenga. Zakariya bite? Agaca amarenga. Zakariya bite? Agaca amarenga. Imana ijya yimana amakuru. Imana ijya yimana amakuru kugira ngo amakuru azatangazwe mu gihe kigize gute gikwiriye. Abantu bose barumirwa, abantu bose baratangara. Tusome ku murongo waho wa 22 havuze ngo maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo, bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya bacira amarenga, akomeza kubikiragi. Reka mbabwire, mwirinde kubyina mbere y'umuziki, muceceke, hari icyo Uwiteka avuganye n'abantu be. haleluya. Ngo baravuze uko biri kose, uyu muntu yinjiye avuga, ubwo asohotse aca amarenga, hari ikintu yerekeweyo. Amagambo ngo ce, abari kudoreka ngo ce, abasakuzaga ku ruhande ngo ce, baravuga ati buriya hari ikintu yerekeweyo. Imana ishimwe. Reka mbabwize ukuri, ntushobora gutindana n'Imana. Aya magambo ngiye kuyavuga muyumve neza. Ntushobora gutindana n'Imana ngo bizarangire bityo. Nsubire muri iryo jambo. Nubwo abantu babijora, nubwo abantu babisuzugura bakabibona nk'ibidafite agaciro, ndavuze ngo ntushobora gutindana n'Imana yo mu ijuru, ngo utindane nayo mu kidiyakono ukora ubudiyakoni, ngo utindane nayo mu itorero ukora umurimo w'Imana, ngo utindanire nayo mu mirimo yayo ibizi neza, uri angaje, utarizanye cyangwa utaranyuze mu zindi nzira.
ngo uba uri mu kazi ijuru ribizi, uba uri muyiririmbira ibizi kuyiririmbira, udiyakona ibizi kudiyakona, uri pasitori ibizi kuri pasitoro, uri mu bintu ijuru rizi neza ko ari byo, ribizi neza ko ari byo ryabitanze, atari bya bindi bya tekinike zadutse. Ntushobora gutindana n'ijuru ngo utindane n'Imana bizarangire bityo gusa negative. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Imana ibizahindura ubuzima, Imana ibizarema amateka, Imana ibizakora ibintu bikomeye cyane. Haleluya. Mu gihe udatekereza, utibaza, utazi, si na ngombwa ko yaguha amakuru yacyo, ishobora kwicecekera kuko ibizi kiri bukore cyangwa se kizakora. Ntushobora gutindana n'ijuru ngo ugendane naryo bizarangire bityo gusa. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Iki gihugu cyacu tubamwo, hari abantu bahaza amagara yabo baza kugikura mu kaga cyarimwe. Ntushobora, ni ibintu mvuga muzi. Abantu bose bagize uruhare rwo kugira ngo igihugu cyacu cyongere gitekane. Ntabwo igihugu cyabarebera, ntikibarebera gutyo gusa. Kandi ari abantu kirabibuka ati aba naba mu bihe ibi n'ibi bakoze ibi n'ibi by'indashyikirwa, bakabiha imidari ku mugaragaro cyangwa se no mu bundi buryo, ariko bagagira ukuntu bahembwa. Ntushobora rero kuba waratindanye n'ijuru mu gitondo, nimugoroba, saa sita, ijoro, amanywa, ukorana n'ijuru, ijuru uri angaje, warahawe imirimo naryo, ngo bizarangire bityo gusa. Ntibishoboka. Zakariya, Imana yamuhaye umwana, yaje kubyara Yohana, araza koko akora ibyo yagombaga gukora mu gihe cye. Mu minsi mike ya Yesu aravuka, nawe araza asohoza umugambi w'Imana. Ibyo byari biri muri organization, byari biri plan y'Imana, byari biteguye uko nta kiri bubihindureho. Zakariya agombaga kuzabyara icyo gihe, nta kindi kintu kibihinduyeho. Nshuti yanjye, mwene data, ntabwo nzi ibihurimo uko bimeze, ntabwo nzi uko bimeze muri no minsi ya none mu ruhande rwawe. Ndagira ngo nsoze turebe ibintu nka bitatu by'ingenzi byo kwibaza. Icya mbere, reba neza niba uri mu murimo w'Imana warawuhamagariwe. Zakariya yari umutambyi kandi yageraga igihe cye. Abatambyi bagiraga ibihe byabo, bajyaga ibihe bitewe n'impamvu runaka, n'igihe runaka cyumwe kigezweho. Zakariya igihe cye cyari kigezwe, yari umutambyi washyizweho n'Imana. Icyo nicyo kintu cya mbere cyo kubanza kureba niba warahamagawe n'Imana, uri gukorera Imana rwose ibizi. Nawe uko bizi neza ko uri umwana wayo, uri umukozi wayo mu murimo wayo. Icyo kintu kigenzure neza witonze. Icya kabiri ugenzura niki? Wifata ibihe by'ibibazo ufite uyu munsi wa none ngo bipime n'imbaraga z'Imana cyangwa se n'ubushobozi bw'Imana yakora, kuko Imana yakora ibirenze uko utekereza. Hari igihe umuntu asonza rimwe akumva imbaraga z'Imana zose zingana no kurya, ariko ntabwo ari byo. Imana ifite imbaraga zirenze kuguha ikiro cy'umuceri cyangwa umufuka, ifite imbaraga nyinshi. Ahubwo tuririza Imana mu murimo wayo, ukomeze uyitegereze, urindire. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko mu murimo wayo woherewemo amasezerano, ariko ukaba uri kubona ibisa n'ibidashoboka. Igihe kirakurenganye, ndetse n'abantu barabikubwira ko imyaka yagushiranye, ko ibintu byakurenganye, ibibazo bigukuranye bikumeranye imvi. Ariko humura, niba warakoreye Imana neza, ntushobora gukorera Imana neza ngo ibure ikikubwirira mu murimo wayo. Haleluya. Mu murimo w'Imana tubwirirwamo ijambo ry'Imana. Iyo wahamagawe n'Imana ikubwirira ijambo mu murimo wayo, ikakubwira ati ndi Uwiteka, nza.
hanyuma rero ijambo rya gatatu nshaka kugira ngo nkubwire, ndashaka kukubwira ngo wicike intege nubwo hari abategereje hanze bakubwira ko urambiranye, utinze kugira inzu yawe, utinze kugira akazi keza, utinze gushyingirwa, utinze kubona inkwano, utinze gukora ubukwe, utinze. Barahari, ariko hagarara neza mu mwanya wawe utegereze. Imana igikorera mu bihe bisa nk'ibidashoboka izaza kandi izakwiyereka, uzabona ineza yayo. Natwe turayitegereje kandi turindiriye icyo yavuze ko mu gihe gikwiriye izagikora. Ijambo ryavuze ngo ibintu byose bidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ibidashobokera abantu, hari ibyo abantu batugeragereje kugira ngo barebe uko twakwigenza, nabo bageraho bacika intege kuko ari abantu, ariko Imana yo aho intege z'abantu zicikiye niho iz'Imana zitangirira. Ndashaka kukubwira ko ubuzima bugikomeje, komeza wizere, utegereze Imana. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mana, turagushimiye cyane, tugushimiye ijambo ryawe ryiza ryongeye kutwibutsa ko uri Imana iyo mu bidashoboka. Hari ibyo abantu bajya bumva byashoboka rwose bakabyizera, ndetse hari n'ibyo abantu batirirwa bakubwira bakabibwira abantu bakabikemura, ariko hari ibintu bidashobokera abantu nawe wiyangaje kuzajya ukemura. Sengeye umugabo n'umugore, umusore n'umukobwa unyumvise muri iri jambo, numuhe guhagarara neza mu murimo wamuhamagariye gukora, kandi umwuka wera mukomereze mu ntambwe ze, ntacike intege ngo acibwe intege n'ibyo yumva n'ibyo abona, ahubwo ahagarara kurindire kubw'icyo wavuze, kuko nta jambo uvuga ngo rihere. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Shalom, mugire umugoroba mwiza.